ndagusuje kandi nkwifurije kugira ibihe byiza aho uri hose, ukaba ukurikirana ibijyanye no guteka kuri channel yanjye udahogora. Niba uri mushya ukanda subscribe ubundi tujye tubana. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko umuntu ashobora gutegura salade, ariko iyi ni salade cyane cyane nko ku bantu batari gukonsoma isukari, amavuta, abantu badashaka kongera ibiro, abantu badashaka kubyibuha. Rero ino ni salade yanyu. Ndakenera rero umunyu, ndakenera raddish cyangwa se raddish, sinzi bana rwo babyita mu gifaransa, n'indimu, white pepper. Ndanakenera kandi umwembe, nkenere persil ndetse na avocat. Rero mu gutangira ndatangira mpata uyu mwembe. Ikiza rero nuko buriya iyo ushaka gukora salade hari igihe urabalansinga, ushobora gushyiramo isukari, ushobora gushyiramo ubuki, ushobora gushyiramo imbuto zirimo ibintu bimeze nyine bifite uburyohe bw'isukari nk'uku nguku. Ushobora gukoresha umwembe uba uri mwiza muri salade. Ushobora gutekereza ukavuga salade irimo ibintu biryohereye, ariko biba ari byiza, uba usanga biryoshye, ni ibintu biba bimeze neza cyane. Ushobora kubigerageza hanyuma ukazambwira uko byari bimeze. Ushobora kunyandikira ukoresha adress mba nashyize muri description box munsi ya video. Buri gihe nshyiramo adress zitandukanye umuntu yambonaho. Rero ushobora kunyandikira tukungurana ibitekerezo, ukambwira niba hari nk'ikintu waba warabonye kuri channel ukakigerageza uko byari bimeze, mbese ukampa commentaire bitewe nuko ibintu ugenda ubibona. Nuko rero nimara guhata uyu mwembe neza, enda ukataho n'akari akantu ko hasi, ubundi mpite nkurikizaho kukata. Ndakuraho hano haba nyine hadafashe ku kibuto cyane, hanyuma ibisigaye ushobora kubishyira ku ruhande ukaba wawuha nk'abana bakawurya, cyangwa se ukawukataho turiya tundi tuba twasigaye. Noneho ugakoresha uyu nguyu ukagenda ukatamo uduce, hanyuma ugahita ushyira mu gikoresho wateganyije guteguriramo salade yawe. Birumvikana ugomba kuba ufite n'intoki zitunganye zisa neza. Ibyiza ni uko ngewe nabuze umwembe usa nkaho udahiye cyane. Iyo ubonye umwembe uhiye ariko uko akunda uba udakandika cyane, nibyo biba ari byiza, utarimo isosi, utarimo umutobe mwinshi. Uhiye ariko udahiye cyane biba ari byiza kurushaho. Gusa utawubonye ushobora gukoresha n'uhiye, nta kibazo, ntacyo biba bitwaye. Rero ndakata izi raddish cyangwa se radis, noneho nazo nzishyire muri iyi salade. Ubu usanga gasa nkaho gashaririye, kaba kenda guhumura nk'amashu. Urabona kari akantu ko hagati k'amashu kameze nk'umutima w'ishu, ukuntu kaba kameze, ukuntu kaba gahumura, niko ubusangana n'iyi radis ihumura. Noneho ugasanga kagira akamaro kenshi cyane ku mubiri, nko ku bantu barwara indwara z'ubuhumekero, abantu barwara sinizite, hari igihe bababwira kuduhekenya. Ni utuntu twiza rero, tuba dufite nyine akamaro kenshi mu mubiri. Rero ndashyira muri ya myembe namaze gukata, nongeremo izi radis. Ushobora kwibaza ngo utu tuntu ni uduki, ariko akenshi mu masoko ahantu bacuruza ibintu by'imboga usanga bazifite. Ushobora kuza, niba ari ubwa mbere waba ugiye kuzikoresha muri salade, ushobora kuzagerageza. Gusa wirinda uramutse udashaka nyine uko ziba zisa nk'izishaririye, ushobora nyine kuzivanga muri salade nk'iyi ngiyi irimo akantu kari sweet, kugira ngo bitaza kukururira cyane. Gusa ibiryoshye bimeze neza iyo yivanze n'ibindi bintu. Nimara rero kuyishyiramo hariya, ndakoresha na avocat. Hanyuma uburyo bwiza ukoresha icyuma nka kuriya mbigenje, bigatuma niba ari na kwa kundi avocat bifitemo ibintu bisigaramo mo imbere, ukirinda yuko byasigaramo, hanyuma nyine ukayitunganya uko ubishaka.
hari ukuntu mba ntari gusobanura ibintu neza cyane nk'uko mba mbishaka, ariko nko kuri raddish kariya nashyizemo nyuma y'uko nshyizemo imyembe, ni nziza cyane. Uba usanga nk'abantu banarwara n'igifu, uba usanga nyine ifite nka kwa kundi uba usanga hari n'imboga cyangwa se imbuto runaka ziba zigiye zifite ibintu zivura, na raddish uba usanga ari nziza cyane. Uramutse ushaka gusobanukirwa cyane ushobora no kureba kuri interinete ugasoma akamaro kayo, ukuntu ikora. Ni nziza cyane rero ku mubiri kurusha uko njye nabisobanura. Avoka ndagenda nzikata muri buriya buryo, muri kubona ko ndi kugenda nkuramo hari ahantu hasaga nkaho hashaka gupfa muri izi avoka, hanyuma zose nzikate kuriya. Nimara kuzikata icyo ndi bukurikizeho ni ukuzikuramo, kuzikura muri ibi bishishwa, hanyuma nkagenda nzishyira muri iyi salade yanjye bitansabye kongera kuzikata, genda nzikoraho. Usanga ari byo bifite isuku kurusha kuyikuramo noneho ukayikata ugenda unayikoraho cyane n'intoki. Ubu buryo rero butuma ushobora kuyikuramo ariko utigeze uyikorakoraho. Nimara rero gukuramo izi avoka, ndahita nkanda indimu, ya ndimu imwe nyikandire mu gakombe, umutobe wayo nawo ndawukoresha. Hanyuma nimara kuyikanda ndayishyira ku ruhande, ubundi nkomeze na salade yanjye. Ndahita nkurikizaho gukata persil. Gusa persil usanga ari ibiryo bitari byiza cyane nko ku bantu batwite, nibonzi itaba nziza kuri bo. Ushobora kuyireka cyangwa se ukaba wayisimbuza seleri, ko seleri yo ntekereza ko nta kibitwaye, umuntu arayiteka kenshi, ariko persil ni ikizira ku muntu utwite, ntago wayishyiramo. Hanyuma rero nimara gushyiramo persil ndashyiramo ya jus y'indimu, wa mutobe w'indimu nari nakanze. Hanyuma mpite nshyiramo white pepper karinganiye, murakabonye ako mpimye mu gafuniko. Nyuma ya white pepper ndahita nshyiramo umunyu mukeya, kubera ko twakoreshejemo wa mwembe uhiye, ntago washyiramo icyunyu cyinshi cyane, nanone byahita bimera nk'ibintu by'ibiserumu. Gushyiramo umunyu gusa utuma izi avoka nazo zifata uburyohe bw'umunyu, ugasanga birivanze bimeze neza. Rero icyo ukurikizaho ni uguhita ubivanga. Iyi iba ari salade nziza cyane iryoshye kandi ifite intungamubiri, kandi nanone itarimo ibyo twakwita byo muri iki gihe dusigaye dufata nk'uburozi, ibintu by'amavuta menshi, amasukari. Ni ibintu by'umwimerere gusa twakoresheje muri iyi salade yacu. Rero uramutse uri kuri regime ushobora kuyigerageza, waba ufite andi mafunguro uri bufate ukaba wayishyiraho nayo, hanyuma ukazambwira uko byari bimeze. Hahita hakurikiraho rero guha abana bahangaha mu rugo ngo batestingeho, bambwire uko bimeze. Nta n'umwe wigeze ambwira yuko iyi salade ibishye, yamubihiye. kandi abana murabizi ko akenshi bakunda kugira amafuti yo kwanga ibintu, ugasanga arimo avuga ati birarura, biragize ute. Ariko iyi ni salade kubera ko iba irimo imvange y'ibintu bifite uburyohe butandukanye, cyangwa se taste, gu yabyo bigiye itandukanye. Raddish isa nkaho ikaze mu kuntu, isa nkaho ifite akantu ko gukaratamo gakeya, ugasanga avoka iraryoshye. muzi uburyohe bwa avoka, ugasanga umwembe uraryohereye,
ugasanga noneho harimo n'uburyohe bw'ipersil, noneho washyiraho n'akunyu ndetse n'ayandimo na ya pepa, ugasanga ni salade imeze neza cyane. Muzayigerageze mumpe feedback. Nababwiye adress zanjye mwazibona, naho ubutaha mwari kumwe nanjye Udagora Vanessa. Peace, bye.